Ni kuri Gihamya TV, reka mbashimire ko mukomeje gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye, mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro byacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu byagufasha kwirinda umubyibuho ukabije. Njye wabategura iki kiganiro ndi Anize. Ikaze mu kiganiro. Ubusanzwe kubyibuha cyane usanga hari abantu bibangamira bikanabatera ipfunwe. Umubyibuho ukabije ni indwara yo kugira ibinure byinshi birenze ibikenewe mu mubiri, bituma umuntu abyibuha cyane. Mu kiganiro cya none tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu yakwirinda umubyibuho ukabije, ndetse akaba anirinze kugira ipfunwe mu buzima bwe busanzwe bwa buri munsi, igihe ari kumwe n'abandi ndetse n'igihe ari wenyine. Inama ya mbere ni ukwirinda guhangayika cyane. Mu mibereho y'umuntu biragoye ko yaba adahangayitse, ariko burya icyiza wirinda guhangayika cyane. Iyo umuntu ababaye cyangwa arakaye cyangwa se afite wa muhangayiko ukabije, bishobora kumutera gusonza cyane. Buri uko ushonje wumva inzara ikwishe, wumva ukeneye icyo kurya, wumva ukeneye icyo kunywa, uragenda ukagifata iyo gihari. Uko umuntu asonza buri kanya ni nako arya inshuro nyinshi, ndetse ugasanga ibiryo arya ni bya bindi byihuse, bimwe bita fast food mu ndimi z'amahanga. Abitegura kubera amaburakindi, kuko nta mwanya aba yabonye uhagije wo gutegura amafunguro agizwe n'indyo yuzuye. Ahangaha rero iyo ukomeje guhangayika cyane, ugakomeza kumva muri wowe udatuje, kuko uko uhangayika ukoresha umubiri cyane, ukoresha ubwonko cyane, kwa kundi uba utekereza cyane, ndetse bikaza kuziramo n'inzara. Uko inzara ije, uko wumva ushonje, uhita uteka wenda ukavuga ati reka ndya agafiriti, aka gafiriti ukabura kariye, mu kanya ukaza gusonza ukavuga ati reka ndya agakeke, reka ndya agacapati. Mu by'ukuri ibyo biryo urimo urarya ntabwo ari ibiryo wavuze ngo reka ntegure ibyo kurya byanjye, bigomba kuba bigizwe n'intungamubiri. Rimwe na rimwe usanga unabiriye kandi ejo warabiriye, mu gitondo nibyo wafashe mu ifunguro rya mu gitondo, mbese ugasanga ntabwo wowe wipangira uko umubiri wawe ugomba kuwugenga. Rero kugira ngo wirinde umubyibuho ukabije, inama ya mbere ni uko wakirinda ibintu byo guhangayika cyane, ukirinda imihangayiko. Nibyo abantu turahangayika, nibwo buzima bwacu, ariko akenshi bisaba kubyirengagiza kugira ngo urengere ubuzima bwawe. Inama ya kabiri ni ugutandukana no kurya urangaye. Ahangaha biragoye kugira ngo umuntu abyumve, ariko twifashishije ubushakashatsi bwakozwe na American Journal of Clinical Nutrition, bavuga ko abantu barya barangaye biyongeraho 50% by'ibinure, bitewe n'uko muri uko kurangara baba bariye ibiryo byinshi. Ahangaha uzarebe iyo urimo kurya wenda uri kuri telefone, ushobora kurya ibiryo mu buzima bwawe utari usanzwe urya, cyangwa se ukarya ibiryo nawe ubwawe wamara kubirya bikagutungura, ugatangira kwibaza njyewe ni njye uriye ibi biryo? Ese iyi sahani yari yuzuye gutya ni njyewe uyimaze? Rimwe na rimwe ugasanga binashize wumva udahaze, bikaba ngombwa ko niba ufite ubundi buryo ubonamo ibindi, ujya gushaka ibindi ukarya. Mu by'ukuri si ukuvuga ko uba utahaze, ahubwo kwa kundi urya wenda urimo urareba televiziyo, uri muri telefone urimo urayikoresha, cyangwa se urangariye no mu bindi bitandukanye. Icyo gihe uko urya ntabwo ubwonko bwawe buba bwitaye ku byo uri gukora ako kanya, ahubwo buba busa nk'aho bujagaraye ukuntu. Wariye, warambitse ifoka cyangwa se ikindi kintu uri kurisha, niba ari n'intoki, niba ari iki, iyi sahani wayisize hariya, cyangwa ikintu cyose uri kuriraho, uragiye ugiye kuri telefone, uragiye kuri televiziyo, muhindure mushyire hariya ndashaka ibi, mbese ugasanga igikorwa urimo ntabwo ugishyizeho umutima. Rero ibyo ngibyo nabyo biri mu bituma ubasha kurya byinshi, noneho mu kurya byinshi ukananiza umubiri muri rya gogora, igifu ntikize gukora uko bisanzwe, bikagisaba imbaraga nyinshi, ndetse rimwe na rimwe ugasanga bya biryo wariye kubera ko igogora ritagenze neza, ugasanga bikugizeho ingaruka. Inama ya gatatu, abahanga bavuga kwirinda kurya vuba. Ahangaha kenshi hari igihe wenda uba uvuye mu kazi, cyangwa se uvuye ku ishuri, cyangwa se uvuye guhinga, cyangwa se ufite izindi gahunda, cyangwa se unatashye ushonje, cyangwa ibiryo ubibonye ushonje, ukavuga uti reka mbirye vana vuba. Uko kurya vuba kwawe, kubera ko ingano y'ibiryo uba urimo uraha igifu
iba nyinshi kandi mu gihe gitoya, ugasanga unanije igifu, rimwe na rimwe bigatuma ibiryo bitinda gusohoka mu mubiri. Turabizi ko ibiryo turiye umubiri uragenda ugakuramo iby'intungamubiri, ugakuramo iby'ingirakamaro, ibindi bigasohoka. Rero uko urya vuba na vuba wenda wihuta bitewe n'impamvu runaka, ariko nanone bishoboka wabyirinda kuko birananiza. Ubundi abahanga bavuga ko umuntu akwiye kurya iminota 20. Ubwo kurya iminota 20 wariye witonze, uri konsatire cyangwa se witaye ku kazi uriho ko kurya. Muri kwa kurya ntiwirukanse, wumvise ubashije kumva uburyohe bw'ibiryo. Bishobora no kutagera ku minota 20, ariko nibe bya bindi ugenda ukagera ku biryo ukarya iminota 2, ukarya iminota 5, urirukanka ntuzi nimba ibiryo biryoshye cyangwa se bishyushye. Icyo gihe ntabwo nyine byorohereza igifu gusya ibyo biryo. Rero ibyo ngibyo bishobora gutera umubyibuho ukabije bitewe n'uko ibyo uba washyize mu mubiri wawe biba bitabonye umwanya wo gukoreshwa, wo kuyungururwa kugira ngo iby'akamaro bigumemo ndetse n'ibindi bidafite akamaro bibe byasohoka, bityo umubiri usigare umeze neza. Hanyuma ikindi ni ukwirinda kurya umunyu mwinshi. Abantu ntabwo dukunda ibintu ku kigero kimwe, biranagoye no kugira ngo usange umuntu ahuza n'undi. Rimwe na rimwe ushobora guteka ibiryo cyangwa se ukajya gufata ifunguro ahandi babiteguye, ugasanga umunyu bashyizemo ntabwo uhuye n'ikigero wowe wifuza cyangwa se ikigero cy'umunyu ushaka. Ugasanga bamwe bafite umunyu barawuminjira ari mubisi utatetse, abandi batetse ibiryo bakunda gushyiramo umunyu mwinshi. Ibi byose bigira ingaruka ku mubiri w'umuntu. Usibye no kuba wenda umunyu mwinshi utera kubyibuha gukabije, umunyu mwinshi unatera umuvuduko w'amaraso, ushobora gutera umutima. Wifitemo ubushobozi bwo kongera ibinure mu mubiri. Rero ni byiza ko umunyu ukoze mu biryo, waba mwinshi cyangwa se muke, ugomba gufata ukomeze. Ariko icyiza ahangaha abahanga mu by'ubuzima bavuga ko byaba byiza ugiye ufata umunyu uri ku kigero kugira ngo wirinde izi ndwara zose. Hanyuma ikindi nabagiraho inama ku bijyanye n'umunyu, nshuti zanjye, tujye twirinda ibintu byo kuminjira umunyu. Hari igihe ubikora ukavuga ati wenda njyewe ntawubonye sinarya, kuminjira nibwo numva biryoshye, ariko uba urimo urikururira indwara nyinshi kandi wagakwiye kuzirinda. Inama ya 5 ni ukwirinda kurya ugahita ujya kuryama. Iyo umaze kurya ugahita ujya kuryama ntabwo ari byiza, kuko ushobora kurya ibiryo birimo amavuta menshi cyangwa isukari irenze urugero, bikabuza umubiri gukora neza. Ahangaha ushobora gusanga wenda ibiryo wariye ni amafiriti, ni za nyama, cyangwa se n'ibindi biryo bindi bitandukanye, ariko byakaranzwe cyangwa se byatekeshejwe amavuta, ugahita ujya kuryama. Rero ntabwo ari byiza cyane, kuko umubiri uba ukeneye kugira ngo bya biryo biwugiyemo igifu kibanze gikore akazi kacyo, kibanze cyakire bya biryo ndetse gitangire n'akazi k'igogora, kugira ngo igogora ritangire rikorwe, noneho wa mubiri wawe ujye kuryama wamaze kwakira bya biryo ndetse n'ibiryo byamaze gutangira akazi bishinzwe. Ni byiza rero ko umuntu apanga amasaha yo kuriraho buri gihe, cyane cyane nijoro, akabanza akicara agatuza kugira ngo bitagongana n'amasaha yo kuryama. Ahangaha nyine urumva nka wa muntu ushobora gufata ifunguro 4 z'ijoro, 4:15 cyangwa 4:30 agahita aryama. Biraza gutuma wa muntu arya yihuta avuga ngo amasaha yamusize, biraza gutuma wa muntu arya adatekanye. Rero ni byiza yuko wowe ucika ku ngeso cyangwa se ukavuga uti njyewe nzajya mfata ifunguro ryanjye 2:00, wenda ndyame 3:00. Icyo gihe umubiri wamaze kubyakira neza, wamaze kumva ko koko rya funguro ryaje hari akamaro riri bumare mu mubiri. Ese kugira ngo rikore akazi rishinzwe, aho kugira ngo uhite urya maze uhite ujya kuryama. Icyo gihe usanga uba urimo urananiza umubiri, kuko uba utunguje ibikorwa bibiri kandi bitandukanye. Urariye uhise ujya kuryama. Uko uryamye ntago umubiri ubasha gukora uko bikwiye, kuko hari ibice bimwe na bimwe biba bisa nkaho bibangamiwe. Rero tugerageze dushyireho ingengabihe izajya itugenga, cyane cyane nijoro tuvuge tuti niba ari 2:00, niba ari gufata ifunguro 2:00, nzajya ndyama 2:30. Niba ari gufata ifunguro 3:00, nzajya ndyama 4:00. Indi nama yagufasha kwirinda umubyibuho ukabije ni ukwirinda kuryama amasaha adahagije.
Ahangaha abantu tugira impamvu nyinshi, hari uba afite akazi, hari uba yabuze ibitotsi, hari uba ari ku mbuga nkoranyambaga, mbese umuntu ashobora kugira impamvu nyinshi zituma aryama atinze cyangwa se akaryama amasaha makeya. Ni byiza rero yuko wowe ubwawe uryama amasaha ahagije kugira ngo umubiri ubashe gukora neza, kugira ngo umubiri ubashe kuruhuka ndetse na bya bindi wariye n'aya mafunguro wafashe, yaba ku manywa ka kazi wiriwemo, ya mihangayiko twahoze tuvuga mbere, umubiri wongere usubire ku murongo, wongere ukore muri ayo masaha uryamye. Akenshi abahanga bavuga ko ubundi umuntu waryamye amasaha makeya aba akwiye kuryama amasaha 8, ubwo ni mu gihe cy'ijoro. Icyo gihe umubiri uba wamaze kumera neza ku buryo birinda akajagari kenshi mu mubiri. Kuba waryama amasaha ahagije atari amasaha yo kuvuga ngo uyu munsi ndaryama saa 9 kandi saa 10 mfite akazi, bituma imisemburo ikora neza mu mubiri ku buryo umubiri wawe uba ufite gahunda, umubiri wawe mbese uba ufite ubuziranenge, nawe ukajya ugenda uvuga ati uko biri kose umubiri wanjye ndawizeye. Birumvikana biragoye muri iyi minsi mu buzima bwa muntu, umuntu aba yicara agenda akora ashakisha imibereho, ariko nanone ibuka ko ushobora guharanira ibyo byose ariko umubiri wawe ukaba urimo urawushyira mu kaga. Ni byiza rero yuko ukwiye kureba ukavuga ati ese njyewe niba hari icyo nkeneye kandi ngomba gukorera, ese nzagikorera ryari, ese nzakibona ryari, ese nzakigeraho ryari. Ikindi ni ugukunda kunywa amazi menshi. Kunywa amazi ni byiza, usibye no kuba wenda birinda umubyibuho ukabije, bifasha kuba umuntu byamurinda guhangayika, bimufasha kuba impyiko zikora neza ndetse zikabasha gusohora imyanda iri mu mubiri. Abahanga mu by'ubuzima ubusanzwe bavuga ko umuntu agomba kunywa litiro 2 z'amazi ku munsi. Ni ukuvuga ushobora kubyuka mu gitondo ukanywa wenda litiro, ugiye mu kazi ntabwo uri bunywe litiro 2 icyarimwe, ushobora kumva nanone utameze neza mu nda kandi ntabwo ari byiza. Wenda niba unyoye ayo mazi mu gitondo ukibyuka, saa 6 cyangwa se saa 4 ukanywa andi mazi, wenda mu masaha 8 cyangwa se nimugoroba ukanywa andi mazi. Icyo gihe ugerageza buryo ki byibura niba wanyoye amazi makeya ugomba kunywa litiro 2. Kuba ubishoboye azirengeje nawe ntacyo yaba, gusa icyiza ni ukuzirikana kuyanywa kuko aya mazi aragufasha mu buzima busanzwe. Rero umuntu udashaka kubyibuha cyangwa ushaka guta ibiro, inama wagirwa nta yindi ni ukunywa amazi menshi kandi ukanirinda kunywa imitobe irimo amasukari. Inama ya nyuma mu nama twabateguriye ni ugukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo. Abantu batandukanye bakunda gukora siporo, bamwe bajyayo bavuga bati wenda ndashaka kuba fit, ndashaka kugira umubiri wubatse neza, uko ngaragara bibe bisa neza. Ubundi biba byiza iyo ubikoze ugakora iyo siporo koko ufite intego. Ntabwo bivuze ngo genda gukora siporo kuko ubona watangiye kubyibuha, ntabwo bivuze ngo genda gukora siporo kuko uri kwirinda umubyibuho ukabije. Oya, nubwo no gukora siporo bifasha ariko ushobora no gukumira izindi ndwara. Urugero nk'iyo umuntu akoze siporo, abahanga mu by'ubuzima bavuga ko bimurinda kurwara umuvuduko w'amaraso. Indwara nyinshi akenshi ushobora kuzirinda cyangwa se kuzivura nta bindi bintu bya mirenge bigusabye, ahubwo biba bigusabye kumva wikunze, ukumva wowe ugomba kuba wowe wa nyawe kandi ukikunda kurusha undi muntu. Reka mbashimire rero kandi mbibutse ko n'ahandi wasanga amakuru yizewe atari kuri Gihamya TV. Mbibutse gukanda kuri subscribe, share ndetse munaduhe na comment. Niba ukeneye amakuru ya politiki, ay'imibereho myiza, ay'imyidagaduro, aya siporo n'ayandi menshi ateguranye ubuhanga kugeraho ku gihe, kora subscribe kuri YouTube channel yacu Gihamya TV, usharinge inkuru zacu, ukande like, unadusigire comment yawe. Gihamya TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.